ese muri kucyabaza no muri Sud Kivu batajya bajya muri twirwane nka kuri abantu baza muri M23 erega bari twirwane ifite politiki igomba guhindura Sandri bari bose n'abakandida ubundi genda umunyamategeko n'umujuriste muri Kongo n'abanatangiye n'amadosiye yabo in absentia buri wese n'amukoreye dosiye ziri nkubwira ngo ibyo wigira byose tuzacakira igihugu cyangwa tuzacakira iki niki ariko tuzakuburanisha bagatangira bakanababwira hakiri kare ibyo uzababaho nabanye n'undi abarundi bakomeje gukorwamo akazi Imana bababarire si perezida wabo ubicisha yabacyuye se barakora iki erega umusirikare niko bigenda Marshal nawe no umusirikare azapfa si general major aho si ikibazo kiri he niba ari uko bimeze ntaga bivuze ntaga ari ubivuze ngo ndamusubiza ariko reka nkubwire Marshal reka iki kintu tukigendanemo hari umuntu upfa sibyo avuga icyo arwanira ariko barundi impamvu abantu nyine batandestandinga neza ibi bo nuko bajyanwa mu bintu wa mugano wawe by'ubujuju hari ibihugu bimwe bikora ibintu bakapfa bagashira kandi bibiza amasysteme abiza ubuse ko bako muri Qatar ishobora ko Qatar yari izi yuko bari abantu baba Hamas bazaraswa reka baraziranye wa mugani wawe uyu munsi sha uvira ntabwo yabananiye reka nkubwire hari ibintu tutavugira kuri kamera kuko babiteye ubwoba yego abantu bashobora kugira ko barwana batanarwana aya nawe Marshal uvuze utyo batarwana nta ofisiye bapfa nta majoro bapfa nta bandi none se bapfa batari kurwana do you think so urambabaje hanyuma uyu munsi n'itariki zingahe uriya Nyakutumba amaze imyaka myinshi Yakutumba ageze gufata abazari no ngo baje kurasa M23 igoma abapakira amapikipiki maje kubatema inda n'imihoro warakabonye n'abatemena ngo bareko amasasu yabatobora buriya Yakutumba yivuga biriya yananiwe intambara igoma birigo babwira gasita ngo naniwe Bukavu kandi Yakutumba naniwe igoma se Yakutumba katava hariya ko yatsinzwe muri Nord Kivu avuga ngo agiye gutabara Nord Kivu akamanuka yirukankana n'abarundi kuki umuzarenda atsinzwe urugamba bakuva ko na gasita atsinzwe ari gitangaza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Aho n'abanyerero muri Uvira abanyamurenge barahawe iminsi 10 kuba bavuye muri uyu mujyi. Nkibaza Marshal wowe ibintu tuba tuvuga yego gufata Uvira nibyo ariko nanone ukabubona ko n'ubundi abanyamurenge bagifite navuga bagifitweho ikibazo cyane kuko isaha n'isaha umunyamurenge ashobora ko yakicwa muri uyu mujyi. Byo ni ibintu bishatse kuvuga iki? Abantu babivuze saba bazarendo se ni ibyifuzo byabo yego kwifuza si ikintu bunese ubundi ntibifuza ko nabari mu minembwe bahava bazajya bazaba ariko bidakwiye ko iyo ahuye nawe amwica bwana Marshal n'abazarendo barapfa wo ubuzabantu maze gupfusha rukumetara cyariho nge ndavuga umuturage uri ku muturage zira ntambara se zica abanyamurenge n'abafurero bazigendera bunese iyo bazimo gutarana ibisasu bose nta impande zose ntizipfa gusa wenda arabapfa bagambiriwe kwishwa nk'abanyamurenge abandi bagapfa mu madega koratero kuko barwane hari intambara ariko nta bwoko rumwe muri Kongo urimo kungukira muri iyi ntambara cyane umunyamurenge arahiga umuzuzarenda arahiga umunyamurenge ngamwice sibyo ariko umunyamurenge nawe yafashe imbunda kugira ngo arwane iyo ateye bombe se ntabwo iguhitana iraguhitana irakureka se uzabaza ndo bamaze gupfa maze rabaza ndo bajya bibrandinga bakagira ngo ntibashize bararangiye barapfa baragabanutse nk'ubu hari abantu tuza amazina y'abatakivugwa barasebye urumva ibyo bavuga rero ni kimwe kubigeraho ni ikindi ntabwo basuzuguye gasita ngo basuzugurwa ubwoko bw'abanyamurenge bikunde n'ubwoko budasuzugurwa buriya ribaza abantu barwanya imyaka ku 2017 babananiye kubamaraho urumva barabazanye bitwa ba Muhima bazanye bitwa bande babanga kubi cyo ko umuntu wigeze kuza mu minembwe ngo afite agatima keza n'uriya Cibango uriya wambara nk'abakomando wirirwa wiharaze gucyana bya korodorete uzi na karate agenda gutya nk'intare igakutsa amenyo ariko uko biri kose kubaho kw'inkoko simpuweza gaca nta nubwo abanyamurenge bazabaho kubera ko babonye green light ngo mubeho so ninde muzarinde ufite kwa ngo baho upfapfa abanyamurenge uzapfa sibyo azishwa n'uwo muzarendo yego sibyo ariko azabiryora ntago abanyamurenge babyaye imbwa babyaye abasore babyaye abasirikare babyaye inkumi kandi bazi kurasa burya abanyamurenge ntibahusha
wigeze kubona warimo arashya amaguru areba muri mashini ngaravuga ngo ngico ndakirashe urumva akirashe sha abanyamurenge bakwiye gutekerezwaho n'umuryango mpuzamahanga ariko hari angere ugeramo ukavuga uti ntabwo babyaye ibigwari sibyo Uvira bazayikuramo ariya moko azaca bugufi kuko nta n'umundi baba benda gushotora utazaca bugufi bazamutekura bafite amafaranga barize bazi kurwana uhaza ubabwira iki ahubwo kuki banonera bazarendo cyangwa barimo gushaka ukuntu baziyunga se nabo ese ubundi kuki bazarendo muri Sud Kivu batajya bajya muri twirwaneho nka kuri abantu baza muri M23 erega buriya twirwana ifite politiki igomba guhindura Sandri icyo kintu cyo kubishirwa kare abanyamurengero kigakemuka ku buryo n'undi muntu mu bundi bwoko uzumva bimuhiriye kujyamo kandi barahari hari umwigezwe na Scovia wo mu bundi bwoko bari umufurero sinibuka neza barakoranye ikiganiro nagikoranye n'abandi batandukanye za Kamanyora hari n'abandi moko understanding abanyamurenge ejo bundi Colonel Nangaye ijambo yavuze Igoma mu kiriyo cyo kwibuka imyaka yari ishize ya jenoside mu Gatumba ibaye wabonye abantu baragiye babikata cyangwa bakaba barabyitinze yabwiye abantu ntago mu misikotinga urana umuntu ukomeye nyamara se barabanga ntibaza kubashakamo abwira ba Patrick Muyana n'abantu bikisha sana iki byose ngo mubanga karimo wakunda kubi yari babwiye ubona ko abantu bahise bifata gutya ariko bari bazayigo baravuga akubwira icyo atekereza so uretse n'icyo ngicyo rero nkuko hari utugara twanga abanyamurenge hari nandi moko atari abanyamurenge n'ayakunda abanyamurenge twirwa none kazi yo politiki izamure ifate Uvira ibwiriza ubutumwa bw'amahoro urumva ibwira abantu ati dore ntuye ahangaha nige wigishije wowe umuzarendo muri primaire ubatizwa narakubatije ntiwavuye mu idini ko twasangiye akabe na n'iki ubutegetsi ukabutwanga twese ikibazo kiri hehe kuko iyo ubwoko bwirwanaho bukitsimba ku izina ry'ubwoko bwabo iterambere ryabwo riteta ibirenge ntago bashobora gutera imbere none se ko mbona na delegation ya Kinshasa yanyuze uriya Jacques Shabane mureke uriya wagiye niwe muntu wanga abavuga ikinyarwanda ngo yagize Uvira iciye ibujumbura ego niwe ubiba evanjiri y'urwangano hari ni imiryango mpuzamahanga yatangiye kumwandikaho imwiyama bariya bose ni abakiriya ba Makara prison bazafungwa hari cyabaze gukorwa ba Jacques bazafatwa nkuko bakambana bafashwe Patrick Muya yasaba yambaye amapingo nkuko nabandi bayambaye urumva Chisekeda azaba sinzi ngo ni hehe bangazana bigara amavugete niko shamwe nta bwenge mwagiraga juste bitakwira azameze nka wo mugesera wo mu Rwanda urumva araho ngamanga amapingo ngo disikuru ngo ikintu cy'ibintu nk'ibyo imwe yavugiye ruba bagosora ntuze mugesera bari bose n'abakandida ubundi genda umunyamategeko n'umujuriste muri Kongo nabana natangiye n'amadosiye yabo in absentia buri wese namukoreye dosiye ziri nkubwira ngo ibyo wigira byose tuzacakira igihugu cyangwa tuzacakira iki niki ariko tuzakuburanisha bagatangira bakanababwira hakiri kare ibyo uzababaho naho mu ufite abanyamurenge zirumvikana ariko nta bantu babyaye urumva Imana bahana umugisha n'ikindi nyambabwira buriya nkabwira abantu ku makamera nubwo ubona abantu babica amazi muri generation tugeze mu munsi abanyamurenge barwana basirimba bakarwana baririmbira Imana bakorera Imana kandi Imana ibaho ntazajye umuntu kubeshya ngo nsigaye mbona abantu bazamura intugu kubera iterambere tumaze kugeramo umuntu akajya afata Imana nk'ikintu kitabaho umuntu urwana asenga uzamwitondere kuko nta kindi cyaba arimo gukora abasenga nyine Imana izamutabara bari abantu ntabwo bazatsindwa urumva muri kariya karere nta muntu bahemukira sibyo birirwa biragiriye inka nabo bazi no guhinga none mu minsi urumva nta kibyago bitazabakoresha umuntu ari mu nkazi arisirimbira wowe uramuzanaho zagara yikiye gutwaye iki en principe ubundi abanyamurenge batwaye kibereye abantu icyo rero ntacyo batazi babatwara bari bazatsindwa bangoma zito bari mabuso makanakiwe mabuso urumva amakuru yabo arazwi abantu barabidokimenta video zira on record umuntu arifata video ngo numuzarendo ngo ndiki niki ngo giye ya papa ariko ubuswa bwo muri ko busize ukuntu bumeze urifata video ku bintu biri criminel umucriminel ifata video kugushaka gukora dosiye ntibizagorana izo video uzaburana nazo ntuzazikuraho zamaze kugira ahantu hose urumva aho guza ubwenge yamera nkahakiza ure waje muri M23 burya bayiciriye umuhanda mwiza cyane amasaziro yayabonye pension yayibonye yagiye munyeshyamba zitsinda zinesha ntaho uzazitsinda urahangura ingoma zito nguri yakutumba uriya Nyakutumba amaze imyaka myinshi Yakutumba ageze gufata abazari ngo baje kurasa M23 Igoma abapakira amapikipiki maje kubatema inda n'imihoro
warakabonye n'abatemena ngo bareko amasasu yabatobora buriya Yakutumba yivuga biriya yananiwe intambara igoma birigo babwira Gasita ngo yananiwe Bukavu kandi Yakutumba yananiwe igoma ese Yakutumba katava hariya ko yatsinzwe muri Nord Kivu avuga ngo agiye gutabara Nord Kivu akamanuka yirukankana n'abarundi kuki umuzarenda atsinzwe urugamba bakuva ko na Gasita atsinzwe ari gitangaza ese amakuru nobonye ko ngo Gasita ngashobora kuba yagaruwe ngo Uvira ntabwo yahavuye azanye na bitakwira arabafera ariko ngo abazarendo bakabongeye gutegura indi myigaragambyo arababeshya Gasita ntabwo yigeze avuye wa mugani cyangwa se dusanze yarababeshyaga ko yagiye yarabeshye ni maneko ntabwo yigeze ava Uvira abonera nagiye kareka kandi garayigishijwe Bujumbura buriya yashyizemo ikimaneke acyambika ingofero Gasita itukura agitera makiyaje ni maneko kuri ntuzakiriza abantu b'intelligence ese ubundi arahunga ndi Gasita mva Sandri Gasita arakomeye hariya reka nguhambe kuri nyasubiramo wari uzi ko gavana wa Sidikivu wa leta agomba kubaha Gasita nk'amaneko mukuru none ko ngwana makuru n'uyobora Gasita mwami atinya Gasita ko ndi maneko we ushobora kuri komanda ugatinya maneko wawe wo muri batawe yawe kuko yagutanga amakuru akakugirira nabi Gasita tuntu rero abazando bijyana aradufite mu ntoki urumva ibyo mwigaragambya bwose nibwo navuze ejo bundi hari bampitanye kuri radio nari nabera bafite ibyapa naba Gasita intelligence yivanze irondo ryivanze n'abajura Gasita ntago ari general tuproklame ni general wayikoreye urumva so abona Yakutumba nk'ikizi abona Yakutumba nk'akagoma iri mureba umushwe ibaze igisiga cyakagoma giterura ihene ukabangura umushwe wahangana n'intuze reka ntago bikunda Gasita no mu general abana nambwiye ngo abarundi ngo bagiye bamurinze Gasita bwo rero warinda abarundi ngo abarundi bagiye bamurinze warindwa n'abarundi ukavangura arinzwe ahubwo yagiye barinze kuki wumva ko abarundi batamurinda se Marsha bamurinda se bashoboye byashoboka pe gusa ntacyo bashoboye gusa ariko sha Marsha reka nkubwire ntacyo bashoboye nubwo wa mugani turabivuga umunsi ku wundi Gasita nta badapfasha ariko nabanye n'ubundi abarundi bakomeje gukorwamo akazi Imana bababarire si perezida wabo ubicisha yabacyuye se barakora iki rega umusirikare niko bigenda Marsha nawe ni umusirikare azapfa si general major aho si ikibazo kiri he niba ari uko bimeze ntago abivuze ntago ari ubivuze ngo ndamusubiza ariko ubitekereza nawe ajya abanza apfira bari umusirikare nabonye yivuganye abofisiye mu ngabo z'u Burundi abandi bati yego barafata ariko ikigaragara cy'abarundi ati bamaze nabo gutakaza pe oya bapfa bose nawe desa nibyo navuze ku mpande zose ariko reka nkubwire Marsha reka iki kintu tukigendanemo hari umuntu upfa sibyo avuga icyo arwanira ariko abarundi impamvu abantu nyine batandestendinga neza ibi bo nuko bajyanwa mu bintu wa mugano wawe by'ubujuju yego umusirikare bagomba kurwana akumvira ntabwo njya mbivuga ko ari ubujuju amabwiriza ariko nanone nawe sura n'iryo jambo sindabivuga oya ahubwo abarundi bakunda amafaranga kandi si yose ese barayabona $5 cy'amadolari ni miliyoni barayahabwa se ariko ndayishimiye ashyira ku mufuka none se umva kandi ndayishimiye nyine kandi ni menshi pe ngari amafaranga ruta ibirombe n'uruganda aho gushinga uruganda ndayishimiye mwasaba mama 23 kwiyungaho avuga nti kuko nubundi mbazi yuko kwiyunga abasikare badahembwa mama 23 uri umurundi wajya kwiyunga ku bantu batafite n'amafaranga noneho kugira ngo nyine kubuzi kisanisa aho uri bunyerere ndayishimiye yabazi karita mu buryo bubiri imwe ni neza akura amafaranga litakishaka aravuga ati ntagiye kujya abacanshuro Romania muranje abacanshuro banje basigaye n'amafaranga bafite iyo karita yamaze kuyibara mistake yakoze nimwe simana gisubiramo yaraniye kuba double standard ngo yohereze intasize muri Muventura avuga ati twe turimo gushaka amafaranga brotherland ntimuzana mutwe ukomeye ibyo barabikora wenda na mama 23 amagano yawe irabizi wabibwirwa n'iki kubivuga tuwabona harimo n'intasi za Neva baraziranye zifite nayo makuru bareke baraziranye kwa mugani wawe uyu munsi sha Uvira ntabwo yabananiye reka nkubwire hari ibintu tutavugira kuri kamera kuko babiteye ubwoba abantu bashobora kugira ko barwana batanarwana aya nawe Marsha vuze utyo batarwana nta ofisiye bapfa na majoro bapfa nabandi none se bapfa batari kurwana do you think so urambabaje hanyuma uyu munsi itariki zingahe diretire uyu munsi itariki zingahe nyina nyibutse itariki ariko bigutwaye iki 13 umunsi 12 n'ebyiri ku itariki 11 New York habaye iki hagagwa ibitero ku miturirwa ya World Trade Center sibyo igitero cyo ku ya 11 z'ukwa 9 11 September yego ziranzu bavuze ko zagonzwe n'indege za gisivile zipakiye amapetroli na buri kimwe cyose zikazishwanyaguza yego uri umunyamategeko ukaba n'umunyamakuru ntabwo uri umwenjeneri ibyo bintu bimbeshye
Sandri inzu ya metero isaga 200 sibyo yagongwa ku itaje ya 60 yagwa yicaye cyangwa yaguhengamika ikagwira izindi igonzwe n'ikintu igonzwe n'ikintu yagwa yicaye ikicara ikika cyangwa yaguhengamye kuko yakubiswe n'ibintu yaguhengamye kuko izira nzu zitaguye zihengamye zikagwa zicaye n'izindi n'izindi nzu zisenya ziri Rwanda nuko zatezwe ibisasu mu kuzimu kwazo bigahurana n'iby'indege urumva yego niko abantu babibona b'abenjeniyeri none se ntiyapfuye abantu 2900 urumva ubwo se ugiye kurira abantu 900 ku buryo se leta bitari bize Amerika ifite ubutasi bukomeye ku isi ku buryo iterwa kuri Pentagon muri Pennsylvania igaterwa na hose icyarimwe ubutasi bwa butaramenya ngo indege ngo zaje zitanyuze no mu nzira imwe hari ibihugu bimwe bikora ibintu nakapfa bagashira kandi bibiza amasysteme abiza ubuse ko bava muri Qatar ishobora ko Qatar yari izi yuko bari abantu baba Hamas bazaraswa iri muri ya COP none iriya nzu bakazongera bakayisana kugira ngo ikibazo kirangire amatangazo arimo gusohora urabona ukuntu ameze ahubwo wabonye ririya tangazo ubonye miki wa mugani urakoze kuri nyibutsa Monami y'u Rwanda oya rya Qatar bira Qatar rira cyangwa by'u Rwanda rya 23 ahubwo ari ryasoyo ntago aribonye rya Qatar se ntacyo nabonye gende muri Qatar ntago mbizi se marsha nawe usikusigaye niwe wampaga amakuru none ntago kiyakurikira cyane ndashaje ugenda ujagira nabonye ngo umutwe Alliance 5 Congo uramenyesha umuryango mpuzamahanga n'abaturage b'imbere mu gihugu byerekeye ubwicanyi bukabije n'ubuhotozi bwateguwe bigamije kurimbura abaturage b'inzirakarengane bikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ibyo naribonye bavuga ko ababyitwaramo cyane FARDC FDLR milisi z'abazalendo b'abacancuro b'amahanga n'ingabo z'u Burundi nagira ngo uravuga ko ntuzi bavuga ko ibi bikorwa biri kubera mu turere twinshi tw'imirwano harimo ahatuye abantu benshi nka Kibati na Kasopo Arikare bibwe Hembe na Ruhinzi Masisi izo ngabo zirashinjwa gukora ibikorwa byo kurimbura abaturage no kubatera ubwoba bongeraho ko ibyo bikorwa bikorerwa mu buryo bihuza bigenzurwa biturutse Uvira kandi abantu benshi babizi AFC 23 yamaganye bikomeye amagambo y'urwango ibikorwa by'icarubozo ibikorwa byo kurya abantu cannibalisme ubwicanyi bukomeza gusubirwamo n'igihe kibi cy'iterabwoba kibasira abaturage bo muri Uvira Beni na Ituri yego uwo mutwe uvuga ko wumvise amarira n'ubutakamba by'abaturage bawo kandi ushimangira ko ibi bibazo bitakomeza kwirengagizwa uratangaza kandi ko ushyize imbere gukingira no kurengera abaturage b'inzira karengane kayunguko okay ariko ano matangazo amaze kwa menshi aturukamo Uvira wa mugani buriya bazigiye bazayifatira nagomba nuko babanje kuyigenza ubundi babira byita gutera ikinya ahantu nta muntu ubaga yumva nta muntu ubagwa yumva baza kumutera ikinya amanyanga leta ikora akanya gashinge kuko umuganga gasita akandi gashinge yego ugize gutera rugeze bagakubitwa akandi gashinge none mukaza operatinga umuntu ari mu kinya akaba ari kubanza gutera ikinya anesthesi nicyo barimo gukora kugira ngo ibanze igire buriya ntago iranoga kuko babanze hari n'uwo bagitera bamugana ntite iyo umuntu aguteye iyo uteye ikinya nubwo atari byo byiza cyane ufata utwo dupense ukaba wakamukoza gutya ukanamubaza ukumva ko agisubiza ibibazo bisanzwe ariko mashana bakabona gutangira nyine ikinya uranyibutsa hari ahantu menege kwikuza amenyo nk'abahanga peni na konsikansorezaho rero nari ntaragira narumva ikinya barera ikinya pe ariko niba kitaramfashe byaranshatse bankuye iryinyo mbyumva 100% mbyumva nyine neza noneho aha kabiri njya handi urumva gukuramo ikijigo ho banera ikinya bo ntago ububabare nyine nabwumvishe nka mbere ariko kereza ko rero nyine ntago ari cyane kuko kameme numvishe ko harimo ikinya kuko uko cyagenda kinshiramo ububabare nibwo nabwumvishe cyane bikabije ariko ahambere nahise menya ko ikinya kitamfasha warubizi ntabwo kuko numvishe ububabare pe nkuko nyine wakuri iryinyo uri kubyumva neza ikinya ni science bayita anesthesiology yiga ukwayo science zose rero ntabwo nyine abantu bazumva kimwe naho ntekereza ko wowe nta kibazo ufite kuko kimwe cyaragufashe ikindi cyagufashe anesthesiste wa mbere ni umuswa mu kinya yagomba guhakakisha ngo ikinya kiragufashe ukwirinyo utumva kandi nkuna kwiga test bakora bakumva ko uri bugukure utari bwumve kuko
mu nshingano za kiganga twese duhuriraho abatekinisiye abaforomo n'abaganga n'abandi baganga bandi nuko intambwe ya mbere y'umuntu uvura nibyo bita alleger la souffrance cyangwa se prévenir la souffrance ni ikintu cya mbere. Niyo mpamvu muri siyansi igezweho ubu ngubu abantu bagiye kujya banabyara batumva ibise bikora ariko batarimo kubyumva, bizaba bikora wowe utabyumva ndetse kubyumva bikumara. Noneho nibirangiza bigire nibigugira nibigushiramo birangira nyine utazi uko wabyaye, ntabwo byapfa gukunda Marsha. Ushobora kubyisabira kuko abantu bisabira cesarienne. Oya, ariko biratandukanye. Nuko uyu munsi umuntu wamugariye isabira cesarienne ariko kubise nyine kubisa ari ibise contradiction zibayeho zibitarimo kukwica ubwonko kuko ntabwo heresi igezweho ntabwo bagishaka umuntu ababare simbizi kuko nizo nshingano z'ubuvuzi nicyo wowe undi nashaka kuribwa ati mureke igisa kinkubite bazamwongere n'ikindi cya Theobald kuko n'ibyo bikereye bikabaho. Mugabo Bibiliya niyo ivura abantu se uzabona icyo kurya wisha kuye utangiye kubwiriza ubutumwa dushoje nawe wa mugore we uzabyara ubabaye mu kanya gato ari kuvuga ko buretse ko bazozi ko iby'Imana ubyemera ariko niba ushatse gutangira kuvuguruza iby'abantu ibibana yavuze ngewe si none se nta bagabo ba Mariyo abagore birirwa bavunika batavunika bakarya nta byuya ntago ari abagabo nyine isi yarahindutse ariko ibyo ngibyo ntibiri abagabo murya mutababaye urahari umugore ukora akavunika akabiri icyuya nkawe arahari umugabo yicaye se cyatanashakira kwicara gusa kwicara ni ikintu cyiza aryamye ahubwo kandi umugore akamutunga ubwo ibintu byarahindutse Bibiliya mu Bibiliya hari umugabo warakoze igihe kikagira akazi kakabura nakubwiye bita Mariyo ijambo Mariyo rarize yari bikubwembera ati uzaba ndongore nzaba basi ndongore nitunge none indi urongora undi umugore yarongoye umugabo se oya n'umugabo uzaburongora n'umugabo urongora n'umugabo urongora umugore akitunga kubera iki noneho ntago yebera Bibiliya ko hari imyaka umugore agira akagira ngo soza ikiganiro barari baratsinze oya ari imyaka umuntu agera bo mukobwa muzatubwire akavuga ati noneho narabenze pe reka ngurugero ngiye hari famille nzi simbivuge hari ikibazo se kutavuze yariyo ko numva nta kibazo ko kambivuge ngiyewe abakobwa bo n'abakobwa barize cyane pe bafite ikirubisi iki amafaranga Marsha nandi y'ubusa noneho harimo umukobwa bavuga ko bamariyo bahita bajyayo oya banza wumve hariyo umukobwa umwe yari yarabenze barumure barashaka ajya mu myaka 38 uri kumva nta kibazo ni mutoya arangije nyine banza wumve arangiza agira iki ageze aho ngahatora ibyabonye urumva yaragiye barabana ibiki byose bamaze amezi ni bararindwe na 8 urugo bita bigira iki byanga ariko nayo muganira arakubwira uti hari imyaka ugera mu 10 atugapfa gutora ibyo ubonye ati nanjye kuba nabanye n'uriya muntu wahana nayo nabuze nyine ukundi mbigenza ati kuko abasore barantinyaga kubera iki amafaranga niba nese umuntu umugore kobwa cyo umugore wahembwa miliyoni 5 abara amafaranga menshi ari menshi nta nshingano afite agenda modoka itabona kandi imodoka yabaga bafima wamuna bagize gute imodoka itabona fime ati umuhungu rero ugenda na moto cyangwa n'igare biragoye ko yaza kugira iki kandi yarasobanutse ati kandi narabenze pe nyembwa magarira nyembwa miliyoni nabenze abahungu bari bafite n'imodoka ku bushobozi ati ngeze aho ngo mbonye rero byanze imisazi itangiye kuzamo imvi mfa gutora icyo mbonye atari ku uyu munsi ntacyo nta kundi nabigenza nyuma yaho urumva nyine yaribyariye ati sinshobora kongera kugira iki ibyo kujya mu bagabo yashatse ibintu se ariko urumva n'indongora nitunge yashatse ibintu ubwo bigenda gute ndagwa nimero y'umubazi uze kwima yashatse ibintu nese ubu ngubu ubu se wowe yashatse ibintu bigenze ute yashatse ibintu nyine kuko ngewe mfite uko mbigenewe ndayibona ubigero utese bimariye ntabyo ruzi ariko impamvu rero dukorana tudasubira Marsha bayi uzadusure mu rugo ku cyumweru reka ritayire uzatubera umushyitsi ndaza kubwira amawe uzatubera umushyitsi umva icyo navugaga isi yarahindutse dynamique abantu bose ni kimwe ntabwo twagenda ku migani ya kera ngo kubira icyuya kugira ngo tumugane wese inkwemeye umuntu wese yabira icyuya yubaka urugo icyingenzi icyo ndacyemera ariko ari kandi ntabwo wabaye umugabo kandi ntabwo umwe wabaye ntabwo umugore w'umugabo ariko Marsha hari abantu bita amasongi urabazi se cyo urabemera hari umugabo uvuga uti Marsha ngendemera mpaguruke nkore hari na wa wundi ubyuka agasokoza umusatsi agakubitamo produit agakubitamo kanuze ka kariya kanuze ka black sibyo ari umugabo
agakubita agapuderi barahari benshi ntacyo bitwaye sibyo igihe ibyo nta kibazo nyine yarangiza akavuga ati ubuzima nubu adashaka no gukora pe nyine suko yabuze icyo akora ahubwo nashaka gukora ubwo no kuvuga n'umugore rero umugabo n'umugore kuko ari ubiricyuye nicyo nakubwiraga umugabo ni wa mugore ubiricyuye isonge urumva bihabanye n'ibyo kandi ari byo nanjye navugaga ubwo turahuje kandi duhuje okay. uwo mugore gabanya wa mugore turahuje rwose baci Marshal kanitahira twagiye nanjye reka sinagushimira nanjye ndagushimiye cyane buri ikiganiro kiravuna pe iyo abantu basoje amahoro bari ibintu byiza cyane kiravuna pe wakoze nawe wakoze Imana iguhe umugisha Sandrine yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.